urashaka iyitekafa none dore urayibutse tugenda amahoro wagihanyawe wagisambowe wabose burya ishavu ntabwo ryica maze umva bareyo ikipe imwe niyo yonyine ni Rayon Siporo Nyagasani Yesu waratwigaruriye muduhuriza mu bumwe turabana babare. Reka mbanze musobanurire impamvu ikintu ngo nyamukandagira mu gikoma igashibire ngenga iyo urebye mu izami incundura zirakwanga aperi twanga ubaye ikigwa mu kutwi ibikombe gahore ku isonga kabura ijabo kandi ubura ijambo imbere y'andi makipe natwe abafana bawe tukuvuye inyuma mu bitugu yego komera komera ngo tukuvuye hafi ngo tukwimye umurindi gaho yambaye Zuberi nomero 7 ubasigaye yambara 39 we ubu warugiye kudusobanura impamvu wambaye mukura Victor. Ngiye nambaye mukura niyo mu majyepfo nanjye mvuka mu majyepfo mu karere ka Nyaruguru kuba naho kwambara mukura ngiye Zuberi namukunze kuva kera no mukinyi mwiza hamwe na Eritatu sibyo twabadwaye kuva kera umwaka utaha barabatwima ariko umureyo iyo yashatse ikintu ashirwa kigezeho byarangiye baje ubu ngubu Zuberi hamwe na Eritatu ari kwambara nimero 40 Zuberi ari kwambara 39 rero Zuberi naga zamva mu bitugu uvuze kuvuka mu majyepfo rero bambaye jezi bivuze ngo kuri kucyo mu mujyi wa Kigali kuri ubu nuye mu mujyi reka nago mvuka ku murindi oya ariko ikintu jewe ikipe ni Rayon ishyaka ni FPR inzoga ni Skol ideni ni Katolika banke ni Biki basane meze bon abanyamakuru bamwirukanishije abanyamakuru umupira yabo mwe mwamwirukanishije abanyamakuru muri babi muzira bimere neza hanyuma se byabikura nkota bya PL bireko ko nabibuze nimba bacyatakisha watara abataka bari bari nimba watara ari we nyibona ndacyabona watara abandi bari bamuhaye n'ubukapiteni yabwanze yababwiye ko atava kushaka ibitego ngajye no kuburana n'abasifuzi watara nimba akiri umwataka abataka baguze bari ndakubaje nk'umunyamakuru nsubiza mukunda kuvugira APR bazanye umuzamu ungana na Yabonga afite uruhara nk'urwa Yabonga hanyuma babinyujije Yabonga ni umutoza wa fitness ajya mu izamu gute umuzamu mwiza yatsinzwe biri ngute ariko amakosa yaturutse muri defense ibyo bya defense bireke twabonye aho tubyegeka ni ku muzamu meze nka Yabonga Yabonga ni umutoza wa fitness yagiye mu izamu gute Yabonga niwe uri kugerageza nani ego nagwa mubonye indesho ni Yabonga uruhara ni Yabonga urumva ikibura nuko amurusha ikiganza kiriya kiganza nicyo gukata ubugari agari cyo gufata baro wambwira abareyo urambwira APR ko APR yabonye message mbwira abareyo ku cyumweru wabe tayari twebwe ntabwo dutegereje bisi z'ubuntu ngo stade yange kuzura tuzitegera bisi ubwo bufasha ntabwo tubushaka stade yuzure ibihe se nimba stade tuzuye naje muri bisi y'ubuntu oya twe turayikunda ntabwo tuyifana ngewe nk'umufana wa Rayon Sport umukunzi wa Rayon Sport abafana mukunda AKS Ben sibyo iyi stade bitewe nuko amamodoka yahereza 3 za mu gitondo atunda abafana ntabwo yakwiye kubimeze uko abareyo nawufasha dushaka bwa bisi twebwe turiyizeye babwihorere turiyizeye nk'abareyo turiyizeye bashaka yaca 5 turiyizeye ejo bundi kuri Igor Maria nayitsinze 2 na n'umunsi baravuga ngo Yanga yageze i Kigali nayihabonera isomo Gor Maria iri mu marira mubambwirire bagenze gake n'amateka aya n'amateka nta muntu wagerageje kuzana ibyo kwanga Rayon ngo bimugwe neza ibikona murabe mwumva abareyo wiyawina
ebareyo biyabintu wabonye wasiyaje muri M ibaze ko muririmbye ngo ndaryohe unoza yaje muki muri jangwa yaje ibyabo wumvise Salpang kuri Radio Rwanda yongera asubiremo byatangaje Salpang yaravuze ngo umva buretse mubwire aperi yanze bisi yasubirwa sibyo ngifite bisi y'abasirikare sibyo ifite bisi y'abasirikare ngayo bisi y'abasirikare niyitsindisha igitego turebe Rayon Sport turabakera turabyemera Fred Wafa yadufashije turabyemera turayikunda ntabwo tuyifana turatsinda bitatu abonye ikidefenseur cyanjye ikabutura ntago igikwira bamubanye umwataka mubwiye umudefenseur buretse urashana buretse uri umugabo urashana nakunanizanya sininyira abayazana suko ndi suko nkora uwikabutura idakwira ugenda umushakisha uramubona umudefenseur nesho ndaba ndi hano ejo ndaba ngihamya kuri ndareba Keve wavuze ngo nago ndamureba kuwa gatandatu uraha utegeze match yo kucyumva ejo Keve ndamurebera hano Keve ndareba ari ku rwego rwariyo cyangwa yari ikirishaka ejo uraburi ku mupimo ndaba ndi hano ku kimwe ndaba ndi hano naseka fizancika nk'umusiportif cyane urabona muzayitwara nubundi twayikuye hanze y'igihugu na hano mu Rwanda ntago ari yatunaniye tugiye kwijyana uyu mwaka iyi goromare nayiteye 2 none iteye aperi 2 mu gice cya mbere ariko biracyashoboka tandukanye bavuze ko twaguze ku mufungo imifungo yatandukanye ari cyo usanga umufungo uri ibijumba byiza sibyo ari cyo usanga umufungo uretse hasi hari ibijumba by'ibibore by'utunyamaswa hejuru bagashyiraho ikigaragara bashatse kugaragaza ni Watara kandi Watara yashizemo yamaze amezi 2 Kanombe kandi yanze ubukapiteni uburenganzira bwe ngo yasanze umva reka nkubwire nkurabura Watara ntago yashobora kumanaginga ibitaro by'Ikanombe ngarangiza managinga no mu kibuga byakunda ariko impamvu yacyanze aho ngaho uri bukayisagirwa nyina ari mu oya wimbwira wijya kumbwira ngiye nkubwira impamvu Watara yanze kuba kapiteni ntago yamanaginga amezi 2 Kanombe ngo narangiza managinga no mu kibuga uwo mwanya yawukura hese ariko se kapiteni w'ibihe byose muri aperi ni Korode abandi bose rwose wapi na Korode na kapiteni muri aperi bashake bagende bamusaye imbabazi umva mubwira sindi umureye ariko Korode urumva aha ruboneka abantu ndamemera aperi ntago ari kwiriye gutakaza Korode na ruboneka sibyo ikintu cya mbere na Mamadou sibyo ikintu cya mbere ngiye kuvuga amafaranga bagiye guha bari bose bari guhera kuri Korode babanye imyaka myinshi kandi kapiteni ushoboye n'umukinnyi ushoboye kapiteni na ruboneka ariho bashoboraga reyo ubu ngo bizere cacambura Korode na uhari na ruboneka Rayon Sport izajya igenda inyanyambura icacambura kubita sawa urakoze cyane urakoze bitegereye bavuze uzi impamvu bavuze ko yaguze ku mifungo b'abanyamakuru b'injawuro abaye mezoninga urashaka kurya Rayon Sport iyo kujyana abakinnyi igicumbi urabizi abafana bariyo natwe ntabwo tubabeza impande zimwe n'izindi sibyo tujya mu myitozo sibyo tugiye kureba umukinnyi waje yawusha baro ashobora kuba ari mushyashya sibyo ataramenyera iki atazi n'abafana n'iki tukamubowinga bikaba birapfuye kandi azi baro afite tara kariya kantu rero yakoze ko kujyana abakinnyi igicumbi murenza buda namukuriye ingofero ndabarazikwiye sibyo ikindi ngiye kuvuga kuba reyo yarerekanaga umugongo ikavuga ngo ndi butangaze ntibamenye ngo ndatangaza iki murenza buda ari ingofero ari kwiye abanyamakuru bakavuga ngo twavuze ku mifungo babisubiremo ngendaga umunyamakuru umwe simvuze izina wavuze ngo uriya mukinnyi twakuye mu magaje gafite amazi mu mavi agenda bikosore agenda musaye imbabazi baba bashaka kuduteranya n'abakinnyi bacu yaje kutubwira ngo afite amazi mu mavi twebwe dufite match n'abafana ba APR sibyo turamwihora turabikwama hanyuma match yateye kuri Goromariya APR yateye niba twereka ya mazi afite mu mavi ya mazi yimukiye muri Watara se tubimenye ya mazi yo mu mavi yimukiye kuri Watara nyine ni kwa kundi mwamenyera injawuro kuri reyo nazo mukibona
ibintu byahinduye, ingoma zahinduye imirishyo, musigaye mubona umuntu yasinye mutazi ngo wagwane nizihe. Murenza Budara buriya niwe musirikare wa mbere, nagumye abacanga canke ikarita ahinduke bwana. Kubibona gikonuba warapfuye bizu ubusambo bwawe, ndibuka igihe wazimyaga amatara, twarwaniraga ibyishimo byaturenze, mbe gikona koraburije ukabusigaye ku rugo wenyine. Meze neza cyane cyane. Banza unyumve amazina yanjye, nitwa Musabyimana Emmanuel alias Gacuma. Noneho rero APR nateye Gor Mahia 2 ngo yo ngizayitera 7. Uzi ijambo narayibwiye ngo umwana yigeze ipantara yose agira ngo yabaye umugabo wa nyina. Bishatse kuvuga ko Gor Mahia irayitera 4 cyane, ibitego 4 birajyamo. ubusasi forofe yo bareka kuza, bamaze kubatera forofe gireka kuza. Yewe ntabwo ari mapendu, iyi niyo twashakaga, ntabwo ari mapenduzi, iyi niyo bashakaga, ntabwo ari mapinduzi. Wapi APR yihangane ngo yaguze neza, yabura Korode ikabura Ruboneka ikabura Barafina, bakagumana uriya mutoza sha bagende ni ntaho bari be. Yango murabona rero aba n'abafana ba Rayon Sport kabisa, mu byishimo byinshi cyane, murera kabisa. Nyango coordinator nawe muramubona harimo coordinator, ariko bivanze n'abafana ba Gor Mahia kabisa, hariya n'amadarapo ya Kenya kabisa, igihugu cya Kenya. Yango murimo murababona mu byishimo byinshi cyane. Ewana reba ikintu bita imbyino, reba barimo bavuga bati twebwe icyo dushaka ni iki gikombe, ati ibindi bintu ngo bya APR yaguze neza ntabwo dushaka kubyumva. Urabibona rero muduyo abafana ba APR mu kibuga baratuje, bacecetse bose, ni inkuba itagira amazi ikubisa abafana ba APR. Yango murabibona kabisa, barishimye cyane. Reba ibyishimo ni byinshi, reba umupira uraryoha n'ukuri.